Museveni ashobora no kuzayobora yiryamiye no mu rugo asinziriye, systeme yubatse mu myaka 40 akaba ari yiyoboye, akaba ka Mugabe. Mugabe we nuko buriya Emmanuel Mwanagamba yagize gucya akamuhirika, ariko Museveni we ntibizakunda kubera ko Muhozi kiretse n'abari umuhirika. Nabyo byashoboka. None se Muhozi nago yakwigwa hirika se. Byishimo mwiriwe neza. Turashima Imana. Yego. Kuva muri 86 nibwo uyu mu perezida wacu Museveni wa Uganda yagiye ku buyobozi. Amazeho imyaka myinshi nk'umusesenguzi. Imyaka 40. Imyaka 40 ni myinshi. Nk'umuyobozi rwose w'imirwi, kandi Museveni bivugwa yuko iyi mpanda ishobora kuba ari nk'iyanyuma. Ntitwabyemeza neza, ariko nk'umusesenguzi ugiye kutubwira iyi mpanda ya nyuma ya Museveni urayibona ute, biragenda bite ku Bagande n'Abanyarwanda? Iyi mpanda urumva Museveni yatangiye kuyobora Ubugande muri 86. Buriya Museveni yagize amahirwe. Ni nabyo bajya bavuga ngo buriya iyo uri umukinyi ugasimbura mu kibuga umukinyi w'umuswa, ibyo wakina byose abantu babona uri umuhanga. Museveni yayoboye Ubugande mu gihe mu by'ukuri Ubugande bwari bufite icyuho, bukeneye uwo twakwita nk'umucunguzi. Museveni rero yaje kuboneka nk'umutabazi. Urabizi yuko hari harayobe abitwa ba Idi Amin n'abantu batakunzwe, abitwa ba Milton Obote, n'abandi bari abami babakabaka. Ibi byose Ubugande bwari nk'ikintu kidafite ubuyobozi nyine, kuko wabonaga yuko bagenda babintagondwa. Museveni rero muri 80 aho yafatiye Ubugande akaba perezida wabwo, mu by'ukuri hari ibintu yakoze bikomeye, kuko buriya Museveni yashoboye guha Abagande icyo twakwita nk'ubwigenge. Ni ibintu binananirana muri Afurika, buriya ni nacyo bamukundira. Buriya mu Bugande ubona ko hari freedom, abantu barisanzura muri business, abantu barisanzura mu byo bavuga, abantu buri muntu wese ashobora gukora ibyo ashatse. Ubona yuko Museveni ntabwo yigeze yinjira mu buzima bw'Abagande ngo amere nk'ubakoroneje. We yifatiye ubutegetsi gusa, n'abahima be bifatira igisirikare, bifatira ubutegetsi, ariko arangije afata Abagande abaha ubwigenge. Ushoboye gucuruza acuruze, ushoboye korora inka yorore, ushoboye kurima arime, ushoboye gukanika akanike, ushoboye kwiga yige, ushaka kugenda agende, kandi arangije ibyo abiha n'abanyamahanga. Buriya Ubugande uzabona yuko ushobora kujya uvuga Ikinyarwanda nta kibazo, ushobora kwinjira mu Bugande wivugira Igiswahili cyonyine, ntukenera umusemuzi. Ushobora kwinjira Bugande uvuga Icyongereza nta kibazo, ushobora kwinjira uvuga Icyarabu. Mbese ugera nka Kampala ugasanga hari abantu bo muri Sudani y'Epfo, hari Abanyarwanda. Merutse kujya Kampala ngiye kugura umupira, noneho nibazaga nyine uburyo ndi buvuge mu Kiganda, numva umuntu arambwira ati weho Vuga Ikinyarwanda, niba uri Umunyarwanda vuga Ikinyarwanda. Sibyo bitavuga ati uyu mupira nangahe, atambwira ati mu Manyarwanda naya, mu Maganda naya. cyoroshye cyane. Ndamurasa turi Umunyarwanda, aravuga ati wabajije umupira. Sibyo iby'ibihugu kabyihorera, sibyo. Nonese ati David, kandi haza ubaza Ikigande ngumva yisaba Umugande, haza ubaza uvuga mu Giswahili agita b'Umuswahili. Urumva ibi bintu byose ni ibintu Museveni mu by'ukuri Abaganda bamukundiye cyane rwose. Ubona neza yuko nubwo ayoboye imyaka yose, ariko nako Abaganda batamwinuba, ntago bamwinuba, babone nk'umubyeyi. Mbese Ubugande bwabaye nk'urugo rwa Museveni. Noneho urugo rw'umuntu nta myaka bategetswe kuruba mari papa, bujya niyo wapfuye ubukiri papa. Buriya Museveni azanapfa n'umurambo we usigara uyoboye nk'Ubugande, sibyo, kubera kuko ni papa mu Buganda. Buriya Museveni nibi tuvuga ngo iyi manda ye niyo ya nyuma, ntago nge nabyemeza, kuko urumva Museveni bafite imyaka wenda 81,
urumva iyi manda ngira ngo ni imyaka ingaha agiye kuyobora niba ari 5 wenda cyangwa 4 ashobora kuzayirangiza afite 86. Ese urumva Museveni ba Mugabe se nibagiye bagifite 90. ariko ngo yarasinziraga Oya rega ntabwo ari ubusi uyoboye bari ikintu bita systeme nibiyoboye ntago wamara imyaka 40 ku butegetsi ubwo warubatse systeme sibyo urabona reka nguhe urugero ubundi ubuyobozi umukuru w'igihugu aba ari umugaba w'ingabo w'ikirenga ni naho hantu bujya haba hakomeye ushobora kuyobora igisirikare sibyo ushobora igisirikare kucyankadra ku buryo hatavamo kudeta kuko abategetsi bo muri Afrika baba barubatse ibintu mu muryango iyo habaye kudeta umuryango umera nk'urimbutse sibyo umera nk'urimbutse ukajya mu rwabayanga niyo mpamvu keshi banaguma ku butegetsi kugira ngo barengere imiryango yabo. Museveni rero urabona igisirikare CDS ni umuhungu sibyo umugaba mukuru w'ingabo ejo bundi rutse no kumushimagiza haramushima mu gihe nta nundi mugabo w'ingabo yigeze ashima bishatse kuvuga ngo kuva muri 86 ubu nibwo Museveni afite umugaba w'ingabo wari mu nzozi ze sibyo urumva ubu nibwo urumva Afurika ibibazo ifite urumva ubu muri kuva muri 86 kugeza mu 2023 ubu nibwo Museveni afite chief of defense umugaba mukuru w'ingabo ubu Museveni aricara kumva tekanye ubu nibwo afite umugaba w'ingabo wari uri mu nzozi ze ubwo imbaraga zose Museveni yakoresha yubaka igisirikare yari arimo kubaka Muhoozi Kainerugaba kugira ngo agere kuri riya niko system bimeze kwaje kwapfa noneho aho niho haba hakomeye ubu Museveni araryama agasinzira kuko buriya nta kudeta ishobora kuba mu gihugu umugaba w'ingabo atayiri inyuma kuko ni ubugabi ziri mu kirere iziri ku butaka iziri mu mazi na biriya byose by'abajepe n'ibikoresho byose biriya byose biri mu nshingano z'umugaba w'ingabo nta kudeta ishobora kuba mu gihugu umugaba w'ingabo atayiri inyuma buriya Museveni araryama agasinzira. Icya kabiri buriya handi hantu umuyobozi abakeneye ni mu nteko nshinga amategeko ngira ngo ishyaka riri ku butegetsi rya Museveni rifite ubwiganze mu nteko nshinga amategeko iyo rimufite ubwiganze rero usanga na perezida w'inteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite abakomoka muri iryo shyaka aho naho hari umutekano kuko nta kibazo Museveni yagira mu nteko nshinga amategeko kuko n'umukobwa warimo kandi ngarakunzwe guverinoma yo ntabwo twayijyaho impaka kuko guverinoma ishyirwaho na perezida sibyo abaministre bose bujya ni nomination ya perezida ni unoma abaministre nubwo bavuga ngo ministre w'intebe ngo perezida mushyiraho noneho ngo ministre w'intebe nawe agashyiraho abaministiri kiriya ni icyuka no kubeshya itegeko rizana amakano kavuga ngo ashyiraho abaministiri ngo ariko agishije inama perezida gusa urumva ubundi wapuruva niwe nyiri gikorwa sibyo naho prepare bi premier ministre approuvé by president ubwo president ni ushyiraho urumva premier ministre ntiyashyiraho president adashaka kandi niba president ari ushyiraho premier ministre urumva bari ibibazo nta bindi bibazo Museveni afite muri guverinoma mu baturage rwagati twajya wenda mu ubutabera bwo muri Afrika bw'urabuze nabwo bujya bari ubwa perezida sibyo tukagenda rero tukajya wenda handi ni muri business buriya mu bukungu muri economy y'igihugu haba hari abantu bagize economy utondetse abakire buriya bo mu gihugu ushobora gusanga bose bafitanye isano n'iri shyaka riri ku butegetsi bose biragoye ko wakira ngo usange uri kure y'ishyaka riri ku butegetsi cyane rwose
si biri muri Afurika ibyo gusa buriya no mu Burayi, no mu Israeli abakire buriya usanga bari kwa Netanyahu wagera no muri Amerika urasanga nyine babakire bo nabari kwa Trump ibyo byo uraza gusanga ubukungu n'ubundi nuza gukira uzubaha ubuyobozi bw'igihugu sibyo cyane cyane ko muri Afurika n'ubundi usanga kugira ngo ube watera imbere uzamuka ugere ahantu kuri apoje wifuza usanga ubutegetsi buraza kubigiramo uruhare bugufata ukuboko kugezeyo nimuza gushwana baraza kuguhagarikira aho ugeze cyangwa se banagusubiza inyuma umanze witekereze sibyo ubanze wite ibi bintu ariko Museveni nta nubwo anabikora cyane kuko buriya bariya ba Chameleone ni ba Joseph Chameleone yes bariya babahanzi buriya ni n'abakire nuriya mugabo ngira ngo uyamamarizaga kuba perezida uyu bari bahanganye mu matora mu myaka yashize uriya nawe afite amasitasiyo Museveni arabareka bakikorera business ariko akababwira ati iriya ntebe no bouge pas ntago mugomba muyirebe muyitondere noneho ibi byose rero iyo tubisuzuma tuza kubona iki iyo tugeze muri popularité rero mu baturage ba Uganda biragoye kubereka miliyoni 40 zituye Uganda kubereka undi muntu waruta Museveni kuko reka tubanze tunareberega wenda twitegereze Museveni yayoboye muri 86 sibyo amaze imyaka 40 nukuvuga ngo umuntu wese ufite imyaka 40 mu gihugu cya Uganda kwerekeza hejuru gusubira hasi nta wundi mutegetsi azi Museveni nta wundi muperezida azi Museveni uwize ishuri yagize ubwoko bwa Museveni uwubatse inzu muri iyo myaka ubwo ayikesha Museveni uwivuje agakira ubwo ubuvuza bukesha Museveni nidumara gufata aba bantu b'imyaka 40 turi bwongereho abandi Museveni yabaye perezida bari nko munsi y'imyaka 15 ubwo bafite 55 abenshi bari kuvamo ubwo wenda reka tuze kubara ngo abantu b'imyaka 60 gusubira hasi ubuzima bwabo babukesha Museveni kuko nabo bazi Museveni n'ababanyi ba Museveni ubu nukuvuga ngo umuntu uyu munsi wanenga Museveni n'umuntu uri mu myaka 60 70 80 wo mu kigero cye uwo rero yararangiye uwo rero nta mbaraga afite sibyo uyu niwe wagakwiriye kuba apezanya na Museveni akavuga ati ntabwo twifuzaga perezida nka Museveni ubwo wajyaga ku butegetsi twumvaga uzakora ibi n'ibi aba bantu urumva bari muri 80 bari muri pasiyo ntawe wapfa kubona mu badepite ntawe wapfa kubona mu gisirikari urumva n'aba bajenerali bose ba Uganda bari mu myaka 50 na 60 aba ni bamwe Museveni yafashe ubutegetsi ari abasuriye tona bamuri hafi ari amasikoti ye ari abakapiteni aba nibo bajenerali bakomeye babona nk'umubyeyi sibyo bamubona nk'umubyeyi nta kintu rero kidasanzwe ngiye nakwitega muri imanda ya Museveni nshyashya navuga ngo bamwe bavuga ngo ni ya nyuma ariko tutashimangira ko ari ya nyuma n'ubundi ni uyoboye igihugu none se yahirika se kuyoborera muri se nibyo byoroshye aho kugira ngo ajye kwishyiraho umuzigo wo kuyobora igihugu isa gihari noneho rero ikindi nanone urumva ushatse kuvuga ko Museveni bamwihorera n'izindi manda zikurikiye akazazi izindi zo hari ikintu duhuriraho tutagukura mu mafaranga gusaza no gukura no gupfa ibyo byarashaje ntago yajya kugura ubusore ngo bikunde sibyo iyi manda ishobora kuba yanyuma bitewe n'imbaraga z'ubusaza akagira undaharira niyo mpamvu kimwe mu bintu ngeshobora kwitegura muri Uganda muri iyi manda ni ibintu bibiri icyambere Museveni agomba kuzategura muri iyi manda azategura umuntu uzamusimbura abantu nimwitegereza muzajya mubona inyenyeri ye y'uwo muntu uzamusimbura Museveni agenda ayizamura
hari abavuga ko umuhungu we yamusimbura ariko bashobora no kubaka ubutegetsi nyine bw'abamuseveni ukomeye nk'uko muri za Gabo bagiye babikora ubutegetsi bw'ababongo bw'ababongo ugasanga nyine bagiye basimburana gutyo n'ubundi umuhungu wagakomeza n'umuhungu wagategura undi gutyo hakaba ubutegetsi bw'abamuseveni hariya kandi icyo gihe waba ukomeye cyane sibyo ariko aba ari ikibazo nyine ku gihugu erega gute ntabwo igihugu gishobora gutera imbere kandi kuko urumva izo mbaraga uri gushyira mu kubaka umuryango wawe ngo uzagusimbure ubundi zagakwiriye kuba ari imbaraga uri gukoresha mu kubaka igihugu noneho igihugu cyose kikarema uzagusimbura mu gihe rero ngewe perezida ndimo gutegura umuntu nsimbura wo mu muryango wacu biransaba imbaraga nyinshi izo mbaraga kandi nagakwiriye kuzikoresha nubaka sisiteme y'igihugu cyose kugira ngo n'uzaza nicyo abazungu baturusha cyangwa se nubaka ishyaka none se nubaka ishyaka ibi rero ndabona Museveni mu mbaraga zo gutegura umusimbura kandi mu kumutegura harimo kumuzamura nyine no kugenda atangira kumuprezanta isi kugira ngo imubone n'abaturage batangire bamwakire harimo no gucisha bugufi abantu badashobora kwakira ibyo bintu icyo nicyo cya kabiri Museveni muri iyi manda ashobora kuzagenda yikiza abantu bose abona bashobora kubangamira umugambi we wo gusoza ubutegetsi akabushyira reka tubare ko azabuha Sibomana muri iyi manda ashobora kuzajya yikiza abantu abona batakwemera Sibomana batakwemera Sibomana abo bantu baba mu gisirikare ushobora kuzabona bashyira muri pasiyo abandi abagira bakura mu gisirikare akabagira nk'abambasaderi baba muri za guverinoma ashobora kuzagenda bicaza akagenda azamura abantu bashobora kuzashyigikira igitekerezo ibyo nibyo araza gushyiramo imbaraga naho ibijyanye n'iterambere ry'igihugu ibyo atakoze mu myaka 40 ntabyo turenda kwitegura muri uyu mwaka ariko se abanyarwanda bari Uganda kare benshi haba harimo bamwe bashyigikiye Museveni n'abandi nta munyarwanda uri Uganda udashyigikiye Museveni ubiterwa n'iki ko bavuga ngo ubundi ngo na ugerega na Museveni burya abagande bamurega ko ari umunyarwanda biruze n'ubyo byumva higeze no kuba ibintu bigasakuza Museveni akanisobanura mama we na papa we n'ibisekuru byose Museveni bavuga ko ari umunyarwanda kandi niwumva ibwigwa ruhame za bamwe mu bayobozi bakuru ba RPF bakubwira yuko bafatikanije mu kugira ngo bashobore kubohora ubugande bakageza Museveni ku butegetsi ubwo rero mu by'ukuri abanyarwanda bahungiye Bugande kuva kera hari abahunze itotezwa ryatotezwaga abatutsi muri za 57 ko amarevolution yagiye genda baho abo bamwe baratashye muri 94 ariko abandi bagumayo hataha abana babo gutyo ku buryo kuvuga ko hari abanyarwanda bakora business Bugande hari n'abandi bajyayo bahunze agahunga amadeni Bugande niho hafi niho agenda agahita yibona vuba ubundi hari ibihugu bibiri abanyarwanda bagakwiriye kuba bisangamo igihugu cya mbere ni Bugande ikindi ni Burundi ariko Burundi bwo bwaba bwiza cyane kubera ko la majorite abarundi bose twumvikana mu rurimi kurenza abagande ujya abagande abagande tugenda dukurikiye y'ubutaka bwacu buno bwo muri iki gice cyahangaha muri ibice byahangaha nyine hafi y'u Rwanda bwahoze ari ubw'u Rwanda noneho mu gihe cyo gukata imbibi za Gisoro muri ibice bya Kabare hari hahoze ari mu Rwanda noneho rero urumva ari hose n'abakiga bahatuye bavuga ikinyarwanda ugakomeza rero iyo ugeze za Kampala usanga abanyarwanda hari abagiye bahunza inzara hari abagiye bahunza ubukene hari abagiye bahunza amadeni hari umugabo ushwana n'umugore akajya gushakira undi Bugande hari umugore utorokana n'umugabo utaruye bagatorokera i Bugande hari impamvu nyinshi hari umuntu ushyamirana n'undi agahungira i Bugande hari ukora viole yabona ari biramuhiga agahungira i Bugande
urumva akagenda akajya i Bugande hari abanyarwanda bari i Bugande bajyanywe n'impamvu buri wese agenda atandukaniraho n'undi sibyo baranahibona cyane. Uburundi bwo rero ngira ngo hajemo ibibazo bya diplomasi ku buryo kubi Burundi uri umunyarwanda bimeze nkaho bigoye, ariko wenda Imana izadufasha bikemuke kuko abari ibibazo abategetsi bafitanye ubwabo biturutse mu marangamutima yabo, ntabwo ari ibibazo abaturage bo baba bafitanye. N'ubu perezida w'u Burundi avuze ati imipaka irafunguye, akavuga ati abanyarwanda ni abavandimwe, abarundi bo baba biteguye guhita babishyira mu bikorwa. So abagande rero nta munyarwanda utashyigikira Museveni, bibaye ngombwa ko n'abanyamahanga batora amajwi y'abanyarwanda Museveni yayabona, kuko abanyarwanda twe twifuza ko ubutegetsi bwagumaho bwaba ubwaba Museveni kuko abanyarwanda bakomeza kubaho neza. Ariko mu gihe hashobora kujyaho ubundi butegetsi bwo mu wundi muryango, hari ibintu urimo kumva muri South Africa byo kubangamira abanyamahanga. Wigeze ubona muri Tanzania birukana abanyarwanda bamaze imyaka myinshi, babirukana gutyo. Ni ibintu wumva muri Amerika birukana abimukira, ni ibintu abantu bamwe na bamwe bagira iyo bageze ku butegetsi, bakavuga ko baba bari kurwanira ishyaka ry'abanyagihugu, kuko buriya uko igihugu kigenda giturwamo n'abanyamahanga benshi, usanga bagenda bikubira umutungo w'igihugu, noneho ugasanga umutungo w'igihugu urahenze, noneho abenegihugu kubona umutungo bikabagora. Ni nacyo buriya nka Uganda kera abanyarwanda bajyagayo muri za 1998, Buganda ubutaka buhendutse, umuntu yagurisha mu Rwanda akajyana ibihumbi 100 by'amanyarwanda akajya Buganda akagura hegitari. Ariko uyu munsi uko abantu bagenda bahatura ari benshi, ubutaka bugenda buhenda n'ubuzima bukagenda buhenda. Hari umuperezida rero ugira gucya yajyaho wakavuga ati abantu bose b'abanyamahanga baba muri iki gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko kwishamane mutahe. Ubwo rero iyo bivuze gutyo bakayita oya, niyo iyo ufite umutungo niyo waba uhaba mu buryo bwemewe n'amategeko, baba bahaye abene gihugu kugukimbiza. Ibintu byawe barabifata bati abanyarwanda ko mutarata, niyo waba uhaba mu buryo bwemewe n'amategeko, baba babonye urwaho, inka zawe barazitwara, ibintu bagatwara, uwo mwaguza akahisubiza ati perezida yavuze ngo mutahe, mufite igihugu cyanyu kibabyara, ni mugende mutahe, mukagenda uko nguko. Ibyo rero aba ari ibibazo. Twebwe rero urumva abanyarwanda, twebwe twakwifuza ko Museveni abaye yanabaho iteka ryose, nuko bidakunda Museveni agumyeho, abanyarwanda bagumya kugira ubuzima bwiza i Bugande. Ntabwo mbona ko wenda n'abazasimbura Museveni hari icyo bazatwara abanyarwanda, kuko byazafata igihe kirekire, kandi n'abariyo nabo bashake uburyo babayo mu buryo bwemewe n'amategeko, kuko n'ubundi umuntu wese uri mu gihugu runaka ahaba mu buryo bunyuranije n'amategeko, n'ubundi aba afite ibyago byinshi ku gihe icyo ari cyo cyose azava muri icyo gihugu. Kandi noneho akagahura nako nuko niba yarubatse y'inzu nta mapine bifite, niba yaraguze y'imodoka nta plaque z'inyarwanda bifite, niba nafite amafaranga muri banki hariye no kurotira biba bidakunda, uko yagiye asanga n'ubundi kintu uba wemereye gucyura bari umwana wabyaye gusa. So urumva rero twasoza rero tubwira abagande ngo nibasase rwose basinzire nta kibazo. Umusaza wacu tumufatiye iburyo Museveni mu kurahira ko bizagende neza,